umwana w'umukobwa ukambara utya. Izo tutaganirwa. Bosi wanigitiye sukama kugakorogate nk'iborosa bosi wanjye. Niwe muri aka kavumo kanjye hano. Ngaho yenda ufate umunyu w'iborosa. Harira. Mutajawa Bosi niga. Shakichi Bosi wanigitiye sukama kugakorogate nk'iborosa bosi wanjye. Nina mukorezaho sinzi icyo ashaka. Mubaze Inde. Yo baby waramutse. Bosi yarambiye ngo ntigitira abakorogate. Ndashaka kwiborosa mwana. Nani se? Ni gute umutipe nkawe yuka kaza gusoma korogate amaboko yo gukora kugura iyawe ni gute nyine mbwira Ikibazo yanjye yashize kandi ntabwo ndajya gutigita ubuje gusa nije wabiki bose ntanyemereye se wumva be umusore ureshya gutya hejuru ugatira korogate mana abantu barakenerana ntukajye usuzuka ubu se njye urabona nabura ibiceri byo kugura korogate nkorezaho mani ni gakeya ntabwo nshaka kenshi ushaka kiki ko guporosa mani baby igiye kunsura igasanga mu karwari icyo nyine ko uwo mwana wagongo ni baby agiye gusura inigi isaba korogate ndamufite ni icyuma ni inyundo ndakurahiye mba na korogate yari urayinyiye se dore niyo utuyemo hano se niwe muri aka kavumo kanjye hano ngaho yenda ufate umunyu w'iborosa yanumva bivuga ariko se ejo ngewe ntuzangiye yaraduhenze nkorezaho bwa nyuma basi sinzagaruka ntabwo nagukenera umwana buse bose ntanyemereye wumva kuki uri kumakanira ntayihari reka na basi banamushizeho gato ariko undi munsi uca ugenda ugura iyawe mani shyiriraho mani w'imbwira utugambo twinshi cyangwa usubize korera amafaranga ukajya kuzana ngo ibyose wowe nshyiriraho wowe uzambaza ejo mwana kamushyiriraho kamukayendaza n'undi ariko muzi ko ngewe n'amafaranga mfite wowe nta nubwo urayakorera hano ukora aha rwese amadongo utajya ugura korogate ngo ukinibwe ingana nkawe urakoze saba korogate mbamubwire rero kubaho ni ukubana kandi abantu barakenera n'isaha mani njye ntabwo nzagukenera rwose ntabwo uzankenera inigi imeze nkawe isaba korogate iki cyuki nimba duturanye hano sinzava hano ntamuriye nzamuhekenya n'abandi narabahekenya tugasanga yasabye tuzitegura ntamurezi ubundi abasi baragwira ibintu byose muzakarira n'umurezi yangiza umugore agashaka ndi gukoramo isuku ukaza wicara abose nawe mubwira izi sabuni uri gukora isuku
none se nabanje guteka wabanje guteka umva rero mubwire kwanza hari ikintu nyibukije urumva ejo bundi ugira gutya sheri wanjye utuma agenda iki gikobwa aho si bosi ibyo bintu kuko uracyabyibuka none nabyibuka byabaye bane usashize icyumweru n'igice umva mbwire wa gikobwa nta gahunda yakuzanye hano njye ntabwo nyizi uranyumva neza waje uje gukora akazi ariko njye n'ibyo n'ibiki uba wambaye ubundi none nambaye ibiki aho bosi siko mfite uburenganzira bwanjye bwo kwambara nyine ko numva uburenganzira bwo kwambara ubusa njye mbere yanjye n'ibintu wankoreye ejo bundi njye nambaye ubusa umva mbanze ubwire neza numva biravuga ariko ndi nakoze iki ejo bundi kariya gakobwa n'ubundi sikagukunda geriga siba iyo ari umuntu ugukunda yari kuvuga ati sheri wanjye reka mubaze impamvu yari ari mu cyumba cy'umukozi we numva n'undi nta nubwo ari mwizere kuri uriya mukobwa wa gikobwa mva nkubwire njyewe ibintu uri kwikora simbizi ku munsi wa mbere uja waje wambaye ubusa ubusa buriya n'ibiki wari wambaye ugira ngo narakwihoreye kugira ngo nababaza musaza wawe bose rata wowe ko nasanze wambaye bogisi njyewe hano ni mu rugo kandi njyewe ngahita tubyibagirwe banza wumve banza numve neza gahunda yakuzanye hano ubundi ni igihe ndetse n'ahamagara iki guteka byongo ngakurira n'ibyo nyine banza numve neza urabona njyewe narakurebye ku munsi wa mbere waje wambaye ubusa sibyo reba ibintu uba uri kwambara hano imbere yanjye ariko n'uburenganzira bwo unshwanishije n'umukunzi wanjye ubundi ufitiye gahunda akuma uriya muntu rwose rwose ni ukutemeranya nawe kuriya ntabwo kumwe muberanye kirabyibushye cyane ni afite urasa undi ntabwo siba garukira aho ngaho kwanza reka nze mpamagare musaza wawe umusaza wanjye bose mbabarira ni ukuri ko baranda kwinjira reka mpamagare musaza wawe navugamye mbabarira umusaza wanjye si umwana nta kintu nshaka kuvugana nawe musaza wawe yambwiye ko uri umwana mwiza ariko si njyewe ubundi si ndi umwana mwiza ibintu umaze kunkorera ntabwo ari ibiti none reba ukuntu uba wiyambitse ubusa imbere yawe bose none mbabarira bwira uyu munsi ngiye kujya nambaye ibintu bigira umva nta kintu na kimwe nshaka kumva gukomeza ibintu ko nta kintu na kimwe nshaka turi umubosi mutoya wakagombye kuba uri ibyiri ko banze gukomeza ibintu wagira ngo ufite imyaka 70 waje wihangana ubundi basi nyine ntabwo nzongera kuvuga nta kintu na kimwe nshaka kumva bose mbabarira ndakwinginze mbabarira umusaza wanjye noneho yanyica mbabarira ibyo n'ibindeba yambwiye ko uri umwana mwiza ariko ibintu umaze kunkorera muri ino minsi mike tumaranye basi bwira uyu munsi ngiye kuba umwana mwiza mbabarira ibyo simbyumva basi ntanapfukamye basi ibyo simbyumva bose mbabarira ibyo simbyumva ubivugira imbere ya musaza wawe nawe nimbona ukomeje kunanira cyangwa mutumvikana urasohokana nawe mugenzi sibyo ako basi ujye ukago dufitanye konti ibyo ngibyo byajya mu mategeko nyuma ariko nakwirukana uranyumva neza imana sikumbabarira nyine none se mbikoreye iki ako nta nikosa nakoze naho njyewe wansanze mu cyumba ahubwo najya no kukureka wansanze mu cyumba ndi kwiririmbira siba genda umuntu w'umunyamahoro ariko ntugashake kunkora mu jisho ndahashya nyine ubwo ntushaka kumuhamagara nese ngubuze reka ngende umuntu mukuru namusize umuntu mukuru yabyumva tu ariko bose iri kumara wambabariye nako bose wambabariye bariye umusaza wanjye ubwo uyu munsi sinkwemera ko ngiye kuba umwana mwiza aranyica mva ko nigenda kakaginga ngo ni bosi Vale, não fui. Esse ano tá me dizendo, aramu na minha conta. Ako na vendo. Ariko n'ubundi kwihagararaho nazarangije. Basi kandi gutegura icyayi rero ko kigenda rumwe. Baskenyaza nani? Tembera. Wowe none ari kujya ku kazi. Ndi kuzana icyayi riko. Icyayi kizi sawa.
wajya ugira vuba nijibwira neza igikoni ubundi ntabwo ukunda amatasi da basi muzane umugati kubizi njye nsanzwe ndya imigati hano gusohoje uvuga neza ase ngusubije nabi umuntu uri gukomaga komagana se udukomana box undeba nabi bro niyo wese undi urakaye Sishobora kurangiza kazanga. bosi buratangiye bosi se bosi yakubwiye ko hari ikintu cyabaye Ndisabaye. nta kintu cyabaye ahubwo niwe yaguhamagaye wasanga agukumbuye ahubwo karibu wanjye karibu nagiye urabizi nakubwiye ko ngiye kwisubiraho ko bro nawe ntabwo ujya unyizi amakuru yamuze Isama. none se Isama kabisa. waje kwicara hano se Bite se uko? nawe nyine gusa ntabwo umeze neza cyane Ibyo tuganira. cyane uganire na musaza wawe yongeye kwitegura njye ku kazi Yumvikana ko bosi tujye kamwicara Nina. Nina. bro nawe ugiye kumpamagara Nina ndashaka kusobanurira. iki se ubwo baraduteranyije ugiye kugenda Agize udakariye nanditse amakuru y'imiti mbese ari kuza naho byajya. bw'iki se nta kintu cyabaye Itike twarakuranye imico yenda yize. Nta mwanya afite wo kukubeshyera. okay bro nkubwire subiza kuri niga yanjye ntabwo uzi kuri ibyabaye nyine uri kwa musista nakubwiye twabanaga ubundi ugize kunwikisha igikoma n'umwibu Ndamubona. uriya musista ibaze ko cyajya mu kimara kugenda umva umusista nagiye kubona ngo naraje n'ubwo nishyira ivuriya mu bose Mbese ibyo bibaye n'akazi waje. ariko ntabwo nari mbizi nyine ibyo ngibyo ntabwo byandebaga urumva sibyo ko byari kumbabaza mwanya iyo bakomeza ariko ntabwo ariko nshaka mu bose ahubwo uriya musista nawe yaramwimukiye bro Yagize ate? yaramwimukiye yaramwikishije igikoma kubera ngo shiriyo ngo nishyire Hanyuma? ngo nigire aho ngaho hanyuma nyine byaje kurangira nibereye mu cyumba yanyeretse icyumba urabizi ko wasize wowe agiye kunyereka nyine ibintu ndi bukore umubosi nibereye mu cyumba ndi kubona mbona araje sibyo kubera nari naniwe nyine nari ngiye kwisinziriraho gato sibyo nahise ngatuye ahantu kure umubosi sibwo nkangutse ariko kuko nk'icyayi Okay, ndabona ntari ibindi bumwe. sibwo nkangutse nkumva umubosi nkabona mu cyumba cyane Ariko se mu by'ukuri. shiriwe aje Iyo ni imyambarire yawe. ngira ngo nambaye nabi ibaze ko umugore we niba ari n'umugore we yarajeje mu cyumba asanga nyine bose turi kuba mu cyumba ahita yikubita arivumbura nyine bimwe by'abakobwa ngo ubwo nyine niba yarafushye simbizi niba ari uko yabonye n'ingi ariko burasa yagize isoni Ibyo bihura n'akazi ukora ahangaha. Akazi njya gukurangira. bro njye rwose aka kazi nagiye no kukanga nubwo nyine wenda nyine kariya kabasi kaba amafaranga menshi nta nubwo kariya kabasi ari boga ari nkawe musaza wanjye nubwo nyine imana yamukoreye akagira amafaranga akiri mutoya ariko nawe nta bosi umurimo Ushaka kunteranya. N'umuvandimwe wanjye twakuranye. ariko bro ni gute ubundi umuntu wo mu gasozi se aruta mushiki wawe muvuga None se ibyo kwivanga mu nkundo z'abandi.
kwiyambarishwa ibyo ngibyo ni uburenganzira bwanjye ngomba kwambara ibintu numva bimpaye amahoro. bwawe kwande mu kazi kanjye ariko si iwanyu si iwawe. hano nawe azanyirukana kuko dufitanye kontasi azanye ako nyine nanakwirukana ibyo uramuhasi rwose ndana n'umubosi umurimo aho kugira ngo ukore uzi ko naza gukorera wowe musaza wawe ako wanyicaye ntiwigize se amafuti yawe nyine ako se ubundi njyewe nikosa amandeba mfite njye sonzi ni ibiki nkora bitabaho nabyo ahubwo ndi kumva gabye namaze kwitegura hasi kutanywa icyayi muri cyamanuka gute n'amakosa ugira nyuma ndamundenganya rwose bagira bate mundenganya wese iyo wigenzuye usanga bimeze bite ndansekeje nyine ntabwo wenda nawe miseke igoroye ariko uziye wenda nyine ndakubagana ariko hanyuma se nibyo wajemo ariko akazi ndagakora ubuse se usanze ari kumwe icyayi singiye se wagitetse none se akaba yampamagara iki ndabizi wasanga yaragukumbuye da abahungu njya numva ngo abahungu nabo bajya bakumburana ngo agira ate kuko wagiye wumva neza ibyo mvuga nese ukumva oya nese ninjye waguhamagaye yesi nari nzi ko uri buze ariko naje ariko bro nanjye ndayimukumbuye hashize icyumweru n'utuminsi ariko agenda kukamumbura akandi ndi kubona wandakariye ubwo si akazi nk'aka ngaka niko kajya gutuma noneho dushwana akazi cyangwa imico yawe ako ntabwo nzi imico mibi yawe ye bro nta bice bihingira sikwikodera nayimwenda no kwikubita hasi nibwo ndeba urujisho nka kose basi bro none n'imigeri kugira inyuma school nta babyeyi tugira urabizi niwe wenyine nasigara nyumva buri munsi none ngiye kugurisha igera ku birenge kare hose njye nyambara urumva ntabwo nzongera kare hose ntabwo nzajya kuyikoraho kandi narabikubwiye nyine ako bro tukiza ahangaha narabikubwiye nyine naribagiwe ariko byaranjawutse basi ntabwo nzongera ubundi nzabihoramo njyewe yumva basi ndagusezeranyije guhera uyu munsi ngiye kugenda ku isoko sibyo ako nta mafaranga mfite kandi uriya mugosi yarandagariye sinayo mwana none sikosi amafaranga makeya ngende nyigure inshuro zose uzagize hano iva ahangaha ku mugoroba ave ku kazi okay basi ninsuza kumutekera ndetse njya ku gasoko hariya hirya nawe hari agasoko ntacyo bitwaye ave ku kazi ku mugoroba ariko nyine nawe adahari nambara uko nshatse nawe adahari hanyuma se nta famiye agira tubizi si ngendo ko wamubonye se njye ntabwo ubundi ntabwo ushobora kubaho ako nigeze kumva kuri fone ari kuvugana na nyina ako Ntabwo ushobora kubaho nugushinga utabangamiwe. kugera hejuru we niko utuma icyayi kibira ni ukuri nyizera ariko ari sinakubwiye amakosa yawe se sinakubwiye se ko njya kubihindura nyizera ariko ntarebe nizere ko ntazongera kuvuga amakosa yawe umuntu ampamagara ubuze umuntu gukora akazi neza reba nk'umujinya ahaguruka nyangaha basi nyine Ungegeze isoni. ndongera musaba imbabazi bwawe uzi ko ngize isoni kubera wowe mwana turekere ntabwo uzongera ubakoze nizere ko tugendanijweho nawe izo tutazanirwa sigana na mushiki wawe muganira ngo ngiye ku kazi reka tujyanira n'umwana okay tuganira cyangwa nta kibazo mugende sha mama dore nyine ni hano nimukiye nicyo nakubwiraga
hano niho nimukiye mu minsi yashize. wowe mu kibura ese mwana wanjye y'agafaranga kari kuza nyine umuntu agenda ahinduka gake nuko gake. nuko muhungu wanjye Yego ngaho jya imbere. nuko mwana wanjye dore Jya imbere rwose tugwa hano hantu nkagende neza. ahantu se ntabasha ntashobora mwana wanjye Zamuka rwose mama nta kibazo. Rega uracyari umusore. mwana wanjye se ay ona nashaje Ajya nta gusaza mama dore umusore. mwana wanjye dore nashaje yahigaga yacitse ijana mwana wanjye Ngwino rwose. Uri ni hano rwose. ni buzungu mwana wanjye Ikaze mama wawe ikaze imbere. murakoze mwana wanjye Karibu rwose mama. Karibu. Umukozi wanjye none nimba yagiye gahunda ibintu byose abishagaraye. Karibu nta kibazo wakwicara. Umuzungu rwose ni hano nsigaye mba. bose watashye se nyiriwe yego naho mwana muraba neza yego bose n'umukozi uzanye se yego bakobwa bako jewe umukozi nanjye nabona jewe umukozi wanjye umuhungu wanjye niko nuko kana hagati niko Niyo wari umukozi wanjye. umukozi mubana gute umukozi wawe wambaye ubusa gutya imbere yanjye ndi umukecuru ungana utya kuva navuka 90 muri 40 na kangahe ntabwo ndabona umwana wambaye utyo ka ngubana gute nawe ariko umuntu ntabwo nambaye ubusa yararuma umwana w'umukobwa ukambara utyo imbere y'umusore w'umwana wanjye uzangushiriza umwana mbazanira amazi umukobwa wambaye ubusa gutya ariko rukundo umuntu wambaye ubusa gutya umutunze mu ubusa ubusa umuntu nawe ntabwo nambaye ubusa ye mukobwa oya njyewe ibyo ndabona